ndabashuhuje mu izina rya Yesu, mbahaye ikaze. Ni Elisa, dusanzwe tubana mu masomo murabizi. Uyu munsi naje nambaye ingofero, noneho tuje kwiga ahantu wenda bashobora kuba batanzi, ariko murananzi kuko kuri channel yanjye hariho amafoto, hariho video zanjye ngaragara ni njyewe. Rero ndabiyegereje muri uyu mwanya kugira ngo turebane irindi somo, kandi nshimira buri muntu wese ugerageza gukora subscribe, gakora share, like, comments n'ibindi. Mukomeze mudushyigikire. Uyu ni umurimo w'Imana, uyu ni umurimo ufite igice kinini mu itorero, ucuranga pe. Ndabashimira rero ko mukomeza kubikurikirana, arambona munyandikira mushimira, abandi muvuga ibyo mutabonye neza. Ndabiyegereje rero. Hanyuma rero nkuko mubibona hano hari piano, nabazaniye piano. None iyi piano ni paseri 600, ariko iyi ngiri large, iyi ni X large, ntabwo ari kimwe n'izindi. Ushobora kubona ari 600 ariko ntabwo ihuye n'izindi. Rero ako setting hano ziba ari zimwe. Nkuko mubibona tugiye kwiga rero. Muri comment hasi ndasanga muzambwira uburyo bimeze, n'uburyo amasomo agenda ku bantu nyine bankurikirana. Mujye mumbwira uburyo amasomo ameze, niba hari naho mubona mugenda mwiyunguraho, mujye mubimbwira nta kibazo. Hari abantu benshi bakunze kumbaza nimero, kandi ziriho kuri channel nashyizeho. Araho mbona bazinyandikira muri comment ngashyiraho nomero, kandi ziriho, gusa nazibabwira nta kibazo. Za MTN ni 078 40 38 16 8. Hanyuma iza Airtel ni 073 48 53 16 8. Mbahaye ikaze rero. Nsabe umuntu uri kuri kamera noneho yegereze hano turebe amanota tugiye gukoresha hano. Ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu, ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu, ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Indirimbo turimo gukora indirimbo yo mu gitabo ndashima umusaraba. Benshi murayizi uburyo turimo kuyigendamo, n'uvuga ngo turahera muri iyi note ya D sharp. Iyi note ya D sharp, ndashima umusaraba. Hanyuma duhita dufata iyi fa, dusubire muri fa diyeze, ndashima gatatu. Murabibona, iyi ni A sharp, A sharp. Ndashima yamva nziza kabiri, yamva nziza, ariko cyane cyane
naze kuza kubibereka neza kugira ngo mubashe kugenda muyabona neza inota ku rindi. Ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Iri ni tangiriro ry'umunezero wanjye, niwo umutwaro wamvuye. Iri ni tangiriro ry'umunezero wanjye, umutwaro. Guys, rero iryo somo mwabonaga nibyo nari nabateguriye ry'uyu munsi. Tuzakomeza tugende tubategure n'andi masomo menshi cyane tubashe kugenda twungurana ibitekerezo, twungurana ubumenyi. Rero Imana ibahe umugisha ko mukomeza kudukurikirana. Imana ibahe umugisha pe. Abantu mwese muri izi mpande z'igihugu ndabasuhuje. Mwese mwisange kuri piano, muyikunde kabisa. Ni umuziki mwiza, ushobora kunezerwa uyifite, ntabwo wagira agahinda cyangwa umubabaro uyifite. Iryo ni ryo somo nari nabateguriye. Rero ni Elisa mwari kumwe, tuzongera ubutaha. Imana y'umugisha.